Imana ishimwe bene data twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igitondo cy'uyu munsi turanezerewe kubwo kuvuga ijambo ry'Imana kuko Imana iduhereje umwanya wo kubivuga. Turacyahumeka umwuka w'abantu bazima, tumanje guhereza agaciro umwuka duhumeka imbere y'Imana. Imana ishimwe ko turi bazima, kandi n'abatameze neza Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze kandi siko bizahora. Ushobora kubyuka umeze nabi none ejo ukabyuka umeze neza. Ubwo ni ubuzima dutuyemo muri iyi si, niko bimeze, ariko nimwihangane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo, mu butumwa bwiza bwanditswe, mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 n'umurongo wa 6. Yesu aramubwira ati ninjye nzira, Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Amen. Imana ishimwe. Reka dusome no muri Matayo ibice 19 umurongo wa 27. Maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12. mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Amen. Dushaka kugira ngo tuganire ku jambo ribonetse muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6, nanone nk'uko dusomye muri Matayo ibice 19 umurongo waho wa 20 ndetse na 7. Dushaka kugira ngo tuganire muri iki gitondo ijambo rivuga ngo amayira abiri hirya y'umuhanda uwo kutamenya. Amayira abiri ari hirya y'umuhanda uwo kutamenya. Turaganira tumenye, twumve iri jambo Yesu yavuze ngo noneho uyu munsi muramenye. Ngo uyu munsi muramenye. Ubwo Filipo yabazaga ngo noneho twereke data uwo ari we, Yesu aramubwira ngo uyu munsi ni njye muvugana, data ari muri njye nanjye nkaba muri we. Guturuka uyu munsi rero muramenye. Ni ukuvuga ko mbere y'ibyo ngibyo Filipo ntabwo yari yakamenye icyo ari cyo. Filipo yari mu muhanda wo kutamenya. Igitondo cy'umunsi turashaka kugira tuganire amagambo avuga ngo amayira abiri hirya y'umuhanda uwo kutamenya. Reka tuganire rero ku buzima bw'umukristo, ubuzima bw'umukristo ushaka gukurikira Yesu. Dufashe mu buzima bwo dutuyemo, nangwa se duhe agaciro ubuzima dutuye, nangwa duhe agaciro amayira ducamo. Iyo umuntu agiye akaba ari mu nzira akagera nanone mu yindi nzira y'umukire, nangwa se ahantu hashinganye muri guverinoma runaka, haba hari geti, haba hari bariyere. Iriya bariyere rero mbere y'uko winjira haba hari ushinzwe bariyere. Ntabwo wapfa kwinjira kuva mu gihugu ngo ujye mu kindi utamanje guca kuri bariyere ngo umanze usakwe. Nuko iyo ugeze rero uvuye mu muhanda wari usanzwe urimo
uragenda wagera mu rembo ugiye gucamo kubera ko ari irembo rishinganye, kubera ko ibyo muri iryo rembo naryo rifite amategeko. Mu rembo ujya ucamo nangwa se kuri bariyeri ugezemo y'aho ugiye kugana, iyo uvuye mu gihugu ugiye mu kindi burya hari amategeko. Usanga ibihugu bitandukanye amategeko, buri gihugu gifite amategeko yacyo, ntabwo rero ari ugupfa kuvogera. Noneho iyo umuntu avuye mu gihugu ajya mu kindi agera kuri bariyeri. Iriya bariyeri rero y'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni bariyeri ugeraho, nyamara iyo bariyeri iriho amayira abiri. Iyo uvuye rero mu muhanda wo kutamenya, iyo uvuye mu muhanda wo kutamenya, iyo wari mu buyobe, iyo wagenderaga mu nzira y'ubuyobe utazi yuva utazi n'iyo ujya, ukagera mu muhanda wo kumenya, ukagera mu muhanda wo kugira ngo usobanukirwe Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Filipo yaravuze ngo data twereke data, utubwire n'inzira tumenye ibyo ari byo, tumenye ibyo turimo. Amen. Yesu aramubwira ngo ni njyewe muvugana, data ari muri nge nanjye ndi muri we, ngo uwemera amagambo mvuga nawe aba yamenye iyo nzira. Nanone Petero nawe muri kiriya gitabo cya Matayo ibice 19 aravuga ngo Petero arabaza aravuga ngo data twebwe ko twasize byose tukagukurikira, ese buriya koko tuzahabwa iki, tuzabona iki ko twagukurikiye? Uriya muhanda wo gukurikira rero ba Petero nabo barakurikiye bagira ibyo basiga. Hari ibyo basize bageze kuri bariyeri, bageze kuri ariya mayira abiri, bageze kuri ariya mayira abiri ubwo bari bavuye mu muhanda mugari wo kutamenya. Bageze kuri ariya mayira abiri nuko ngo barangije bashyira hasi byose kugira ngo babone uko bakurikira Kristo. Uriya muhanda rero kuhagera hari bariyeri. Iriya bariyeri iyo umaze kuyigeraho hari amayira abiri. Iriya bariyeri rero iyo umaze kuyigeraho, nk'uko tumaze kumva ko bariyeri yo mu isi, iyo uvuye mu gihugu ujya mu kindi ni ngombwa ngo unyure kuri bariyeri, ni ngombwa ngo ubahirize amategeko. Usibye no mu gihugu uva mu gihugu ujya mu kindi, n'iyo uri mu gihugu urimo hakaba hari aho ugiye kujya hashinganye. Mbere y'uko winjirayo hariyo abasekirite, hariyo umutekano umanza kugusaka ukakureba ukamenya icyo ufite, waba wemewe neza, wamara kwemera gushyira ibyo ufite byose hasi ukabona ukinjira muri wa mutekano wa hahandi wa rwa rugendo wari ukeneye kujyamo, nibwo ukomeza ukagera ku cyo ushaka kujya gufata. Amen. Icyo ukeneye kiruta ibindi byose kugira ngo ukibone kuri Kristo rero. Icyo uzakenera gikomeye cyane kuruta ibyo usanzwe ufite kugira ngo uzakibone ni ukubanza gushyira hasi ibyo wazanye uvuye muri kiriya gihugu, ibyo wazanye uvuye muri uriya muhanda, ibyo waje wikoreye. Ibyo byose ni ngombwa ngo ushyire hasi, ubone ujye muri iriya nzira, ubone winjire muri iriya nzira. Iriya nzira rero munyihanganire, iriya nzira kugira ngo winjiremo ni ukumanza ugashyira hasi. Uriya muhanda rero irembo rihari, hariho nyiraryo ushinzwe kurikingura, ni Yesu Kristo. Aravuga ngo abarushye n'abaremerewe bavuye muri uriya muhanda wo kutamenya, abarushye n'abaremerewe nibaze mbaruhure. Icya mbere rero amanza kukuruhura ni ukumanza kukuruhura imitwaro yose y'ibyaha ugashyira hasi. Amen. Ukabimuhereza ukamuhereza iriya mitwaro y'ibyaha. Ntabwo ushobora kwinjira mu mahoro ya Kristo utari washyira hasi ibyo wari ufite byose. Ntabwo ushobora kwinjira mu mahoro ya Kristo ngo ugire umudendezo muri Kristo, ngo umutima wawe ubohoke, ngo ubashe kwakira ibyishimo by'agakiza. Haleluya. Ngo ubashe kwakira ibyishimo by'agakiza utari wamanza gushyira iriya mitwaro yawe yose wari wikoreye hasi. Mbere rero
y'uko winjira muri uriya muhanda, mbere y'uko winjira muri ariya mayira abiri, mbere y'uko winjira muri iriya nzira, Kristo we niwe uri ku muryango, Kristo niwe uri kuri iriya bariyere, akakubwira ngo urarushye kandi uraremerewe, nyamara njyewe ndi hano mpagaze aha kugira ngo nkuruhure. Ba Petero rero bamaze kugera kuri uriya muryango, nuko ngo barangije ngo bihanaga ibyaha byabo byose. Turibuka neza ubwo Petero ngo bari bamaze kuzura umwuka wera, Petero ngo avuga ijambo ry'Imana. Ubwo bari bamaze kuzura umwuka wera, arahagarara ngo avuga ashize amanga, ngo ahabwe ubushizi bw'amanga bwo kuvuga Kristo Yesu, kuko icyo gihe ijambo ry'Imana ryari risa n'irigiye kuzimangana, kuko abantu intumwa z'Imana zarahigwaga bukware, zarahigwaga neza, bari kujya bagenda batoramo babica. Ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'icyo gihe byabaye ibihe bikomeye, ngo nyamara mbere y'uko ibihe bikomera cyane, mbere y'uko intumwa zicwa, mbere y'uko ba Petero babica, ngo bahabwa ubushizi bw'amanga. Haleluya! Bahabwa ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ibyanditswe. Petero ahabwa ubushizi bw'amanga, aravuga ngo ni Kristo Yesu ndi kubabwira. Yabwiraga bari mu muhanda wo kutamenya. Haleluya! Yabwiraga bari mu muhanda wo kutamenya. Uyu munsi ushobora kuba uri mu gakiza, ariko nyamara n'ubundi uri mu muhanda wo kutamenya. Ushobora kuba uvuga ngo ndakijijwe, ushobora kuba ufite idini usengeramo, nyamara umuhanda ukiri mu muhanda wo kutamenya, ukiri mu muhanda w'ubuyobe, ukiri mu byaha, ukiri kwifatira iby'agakiza uko ubibonye. Uyu munsi reka nkubwire, reka tuganire ku jambo, ubyemere mwene data, umanze wigenzure, ese kuri mu gakiza, kuri mu gakiza ukaba ugikora ibyaha, ntabwo rero iriya bariyeri wari wayirengaho. Niba ukiri mu gakiza ukaba uri umusambanyi, niba ukiri mu gakiza ukaba uri umubeshyi, niba ukiri mu gakiza ukaba urya amafaranga y'abandi, niba ukiri mu gakiza ukaba uri umujura, niba uri mu gakiza ukaba ukibeshya, menya ngo bariyeri ntabwo wari wayirengaho, kuko ibyo byose uracyabyikoreye. Kandi Yesu ari kukubwira ngo zana imitwaro yawe yose nyikorere, maze nurangiza unkurikire. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ushaka gukurikira Kristo ngo niyiyange abone akurikire Kristo. Amen. Ngo ushaka kumukurikira niyiyange abone akurikire Yesu. Niba ushaka kugira ngo ukurikire Kristo, manza urebe ibyarindamu zawe, manza wiyange wemere ibyarindamu. Niba ibyo wakoraga muri bizinesi birashoboka, hari ibyo wajyaga wibira mu byawe, manza wanjye ibyo ngibyo nubwo byarindamu yawe, ariko manza ubyanjye. Nurangiza ubone ukurikire Kristo Yesu. Igihe cyose uzavanga rero ukavuga ngo ndi mu dini, mfite idini mbarizwamo, reka twite yuko idini ni ikimina. Idini ni ahantu abantu bahurira benshi bashaka kugira ngo baruhuke, nyamara muri ririya dini bavugiramo ijambo ry'Imana. Nanone uribayemo ntushyire hasi, ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana, ntabwo uzinjira muri iriya nzira ihagazeho Kristo. Kristo arahagaze mu matorero, Kristo ahagaze mu madini yose, arahagaze, ari kuvuga ngo abarushye n'abaremerewe, nyamara nimuze mbaruhure. Abantu barangiza bakanga gushyira hasi ibyabo, bagakomeza bagahagarara hirya ya bariyeri. Nyamara turi kuganira ijambo rivuga ngo amayira abiri hirya y'umuhanda wo kutamenya. Uyu munsi uri mu muhanda wo kutamenya. Mwene data, niba ushaka kugira ngo uruhuke, niba ushaka kugira ngo uzabone Kristo, niba ushaka kugira ngo uzabone Imana, manza ushyire hasi biriya byose byakuberaga indamu. Tubabarire, ibyakuberaga indamu nyamara mu nzira zidakwiye,
ibikubera indamu mu nzira zikwiye, ibyo ngibyo ntabwo ari byo Kristo ari kukubwira, ahubwo ibyakuberaga indamu mu nzira zidakwiye, ibyakuberaga indamu, hari ibyo wakoraga ukungukira mu byawe, hari igihe kubeshya ubibona nk'indamu, ariko niba ushaka kugira ngo ukurikire Kristo, manza usige, manza wemere agusake, manza ushyire hasi ibyakubera inkomyi byose. Igihe cyose uzaba uri mu byaha ukagira ibyo uhishira, ukaba umukristo ufite ibyo uhishe, ukavugira Imana uri indyarya ufite ibyo uhishe, ukagira ibyo ubitse mu mugongo inyuma, ntabwo Kristo, kuko Imana yacu ni Imana ireba mu mitima, ni Imana ireba mu bitekerezo, ni Imana imenya intangiriro ikamenya n'iherezo, ni Imana imenya uko watangiye n'uko uzusa. Ntabwo Imana izemera ko winjira muri ririya rembo ngo uzajye guhabwa ibyasezeranijwe utarigeze ushyira hasi. Abantu tuganira nabo hari abamenye Imana, hari n'abatarayimenye. Reka mbabwire ngo imbere y'Imana reka twambare ubusa. Hari ababatijwe, hari abagiye mu mazi menshi, hari abatari bamenya Kristo. Ijuru riri kubabwira ngo umuntu wese utari wasiga ngo asige ashyire hasi, yemere ibyo Kristo amubuza byose ashyire hasi. Umutima wawe ukwemeza neza ibyo Kristo atemera, ibyo Imana itemera ku bugingo bwawe. Imana yaguhereje umutima, iguhereza ubugingo bukwemeza icyaha, ubwo bugingo bukwemeza icyaha ni polisi. Nutabwumvira uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nugusiga byose ukabona uko umukurikira, nukugera kuri gihe tugashyira hasi ibikubuza ijuru urabizi, ibizakubuza kubona Imana urabizi, ibigiye kukubuza ijuru ukaba mu nzu y'Imana ukaririmbira ubusa, ugasengera ubusa, ugahora wiruka ku misozi uzira ubusa. Hayiwe, reka nkubwire ngo ibyo bintu ni utuntu dukeya cyane, ngo ni ibyaha by'inyongobezabugingo, ni ibyaha bitagaragarira abandi ngo nyamara bizayongobeza ubugingo. Ibyo byaha byitwa inyongobezabugingo, wari ukwiye gutandukana nabyo kugira ngo wakire Kristo. Amen. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ni ishimwe. Hari umusore wigeze akurikira Kristo ngo yari umukire, arangije aravuga ngo nanjye ndaje ndashaka kugukurikira. Yesu amurebye muri we asanga atazashobora kureka. Ese uyu munsi Yesu arakubona agasanga uzashobora kureka? Uriya musore Yesu aramubwira ngo niba ushaka kunkurikira genda ibyawe, genda ibyawe ubigabanye abakene maze uze unkurikire. Reka nawe ubwawe rero wishyire mu mwanya w'uriya musore. Urashobora kuvuga ngo njye sindi umukire, nyamara ukize ku byaha. Iri jambo turukumva ni irivuga ku cyaha. Uriya musore ntabwo yari ashoboye kureka. Reka ibyaha utunze mu iwawe, mu ngo iwawe, reka ibyaha utunze mu bugingo bwawe ubyakire nk'umutungo wibitseho. Ese uwo mutungo uremera kuwureka kugira ngo ukurikire Kristo? Uriya musore byaramunaniye, uriya musore byaramunaniye kurekura iriya mitungo ye. Ese uyu munsi wowe ngo yaragiye arabireba asanga gukurikira Kristo bitoroshye, ngo yaragiye aragenda arabinanirwa. Uyu munsi birashoboka ko nawe wabinaniwe, kuko ijambo ry'Imana nta munsi utavugana naryo, nta munsi ijambo ry'Imana ritakubwira. Ijambo ry'Imana rihora rivugiriza, ijambo ry'Imana rihora rivuza induru imbere yawe, ijambo ry'Imana rihora rikubwira igisa n'ikibi. Imana yaguhereje umutima uguhana, Imana yaguhereje umutima ugucira urubanza, ariko uwo mutima ntabwo ushaka kuwumvira. Wibitseho umutungo udashaka kurekura. Nawe ntawe utaniye n'uriya musore Yesu yabwiwe nagenda atanga ibye ngo maze azamukurikire. Yesu aramusaka, uriya musore arabinanirwa, yanga kurekura ibyari indamuze. Uyu munsi rero kugira ngo uve mu butamenya, nubwo uri mu itorero, nubwo uri mu murimo w'Imana, kugira ngo uve mu butamenya, reka umanze urebe ibyo ngibyo byose, ibyo byose ubishyire hasi. Ibyo byose umutima wawe ugushinja ko ari bibi, guturuka uyu munsi ntabwo njye mbizi, ariko umutima wawe urabizi, umwuka w'Imana urabizi.
ubiziranyeho n'uwiteka, ibyo byose bishaka kukurimbuza. Reka tuganire mwene data, guturuka uyu munsi nirebe nawe wirebe ibyabasha kukubuza ijuru. Guturuka uyu munsi ibyo byose geti irahari. Yesu ari kuri bariyere, Yesu ari ku muryango, ari kukubwira ngo mbere yuko agukingurira, mbere yuko akingura ngo winjire, manza ushyire hasi ngo maze abone abe muri wowe nawe ube muri we. Nurangiza kuba muri we nawe akaba muri wowe, nibwo uzasaba icyo ushaka ukagihabwa. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo dusaba nabi, niyo mpamvu tudahabwa. Dusaba turi hanze ya bariyeri. Mwene data akamubwira ngo hari igihe usaba uri hanze ya bariyeri, ibyo usabye ntubihabwe kuko hari bimwe udashaka kureka. Hari bimwe udashaka kurekura cyari hanze. Kristo ntabwo yari yinjira muri wowe, nawe ntabwo ari winjira muri we. Ntabwo Kristo azabana nawe, ntabwo azinjira muri wowe, kuko Kristo ntabwo azemera kubangikanya, ntabwo azemera kubyigana n'icyaha kiri muri wowe. Manza ushyire icyaha hasi maze wakire Kristo muri wowe. Numara kwakira Kristo muri wowe uzaba umudendezo, uzasaba icyo ushaka, umwami Imana nawe azakiguha. Reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Turagushimye mwami Imana, turakunezerewe. Igitondo cy'uyu munsi twumvise ijambo ryiza, ijambo ritubwira ngo amayira abiri hirya y'umuhanda wo kutamenya. Dusanze twese turi mu muhanda wo kutamenya, ubwo turi mu matorero ariko turi mu muhanda wo kutamenya. Ariko uyu munsi twemeye gushyira hasi kugira ngo ube muri twe, natwe mwami tube muri wowe. Turashaka kudukingurira tukinjira muri wowe ko tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Abari bwumvira ijambo ryawe Kristo Yesu, haleluya. Abo umuhanuzi, abo umupasiteri, abo umushumba, abo umubwirizabutumwa akumva ko akwiye kureka, akamenya ko ari hanze y'umuhanda, akamenya ko ari mu muhanda wo kutamenya, akamenya ko ari ngombwa kugera kuri bariyeri bakamusaka, akemera gusakwa na Kristo, akemera kureka ibimucira urubanza akabishyira hasi, akemera kurekurana nabyo. Uyu munsi ndamusengeye kugira ngo mwami uri bufate uyu mugambi wese Mana umukingurire, yinjire mu mwami, winjire muri we nawe yinjire muri wowe. Ibyo ari bugusabe byose ubashe kubimuhereza, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Nyamara tumenye ko mwami nitwihana kwinjira muri wowe Mana nawe ukinjira muri twe, ko tuzasaba ibyo dushaka byose tukabihabwa. Twemerere Mana twe kuba mwami abakire, twe kugira ubukire mwami bwatubuza kwinjira muri wowe, ubukire bw'ibyaha bwe kutubuza kwinjira muri wowe. Ahubwo reka dusige byose kugira ngo tukuronke Kristo. Reka tugushimire kubw'ijambo ry'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kubw'abarwayi, rompeve leneve, uri Imana ikingura imitima, ontile pave msijeneve kilosa emeve. Haleluya, nsengeye ibyifuzo by'abakozi b'Imana. Haleluya, haleluya. Abemera gukingura imitima mwami, bagashyira hasi buri kimwe. Haleluya, bagirire neza, icyubahiro cyabo nikinjire kuri wowe. Lopeve mesete nemeve kilevayo vimsijene, uricyane pale veme. Amen. Urakoze Mana, urakoze ko utsanye ihumure ry'abakiriye ijambo ryawe. Urakoze kuri bubagirire neza, urakoze ko hari intambwe uteje benshi, urakoze ko hari ibyo uhinduye ku buzima bwabo, urakoze ko hari ibyo uremye ku buzima bwabo. Lopevele jenemeneve kilepaeve msijeneve, urakoze ko hari imitwaro bakuyeho, urakoze ko utanze ihumure ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhereje igitondo cyiza, iduhereje kubyuka amahoro.
twizere ko namwe mwese muri bazima kandi n'abataguwe neza, abatamerewe neza, abarwaye n'abafite ibibazo bitandukanye by'isi, Imana ibarengere, Imana ibagirire neza. Igitondo cy'uyu munsi turashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo amayira abiri ari hirya y'umuhanda w'ubutamenya. Umuhanda w'ubutamenya nangwa se amayira abiri ari hirya y'umuhanda wo kutamenya turabisanga. Reka dusome muri Matayo ibice 19 umurongo waho wa 27 haravuga ngo maze Petero aramubwira ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Amen. Imana ishimwe. Reka twongere dusome no mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 6 haravuga ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Amen. Ijambo twusomye niritubwira ku byo gusiga. Muri Matayo habitubwiye neza mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, havuga uburyo Petero yabajije Yesu aramubwira ngo ese twe twasize byose tukagukurikira. Nanone mu butumwa bwiza bwa Yohana naho hakatubwira uburyo Yesu yababwiye ngo ninjye nzira. Abwira Filipo n'abandi bigishwa ababwira ko ari inzira. Nabo bari bazi neza ko babanaga na Yesu ariko ntibari bazi inzira. Ariyo mpamvu dushatse kugira ngo reka tuganire umuhanda, amayira abiri ari hirya y'umuhanda wo kutamenya. Abigishwa Filipo n'abandi bari kumwe na Kristo ariko bari mu muhanda w'ubutamenya. Bisobanuye ko uyu munsi nawe uba mu by'agakiza ariko birashoboka ko nawe uri mu muhanda w'ubutamenya. Yesu Kristo rero bariya bigishwa be nangwa abantu b'Imana bakiri kumwe na Yesu Kristo baramubaza ngo mbese none twakora iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Petero ubwo yari mu cyumba, bari bavuye mu cyumba cyo hejuru, maze ngo umwuka w'Imana amuhereza ubushizi bw'amanga bwo kugira ngo avuge ibyanditswe ndetse avuge Kristo, yamamaza ubutumwa bwiza. Kuko icyo gihe ubutumwa bwiza bwari busa n'ubugiye kuzima, nuko Petero ngo yuzura umwuka wera ahabwa ubushizi bw'amanga, arasohoka ngo yaragiye ahariya ahantu bari i Yerusalemu
ngo hari ahantu h'amahuriro ryari isoko rigari ririmo amahuriro y'abantu benshi. Bivuze ngo ririya jambo ry'Imana ryumvikanye ku bantu benshi kuko bari mu mahuriro, hari ahantu hahuriye abantu benshi. Nuko ngo Petero ahabwa ubushizi bw'amanga ngo arasohoka abwiriza ubutumwa bwiza. Noneho abantu kuko bari benshi baturutse hirya no hino, barangije ngo barabaza baravuga ngo bene data none mbese tugire dute? Amen. Amayira abiri hirya y'umuhanda wo kutamenya. Bariya abantu babajije si uko batagiraga amadini basengeramo, ahubwo bari mu muhanda mugari wo kutamenya. Nuko Kristo abamenyesha Kristo. Nuko Pawulo umukozi w'Imana arangije Petero abamenyesha Kristo, arababwira ngo Kristo wa wundi mwabambye yarazutse. Abamenyesha Kristo. Filipo nawe muri ririya jambo twumvise ryo mu gitabo cyo muri Yohana ubutumwa bwiza, nanone naho yaravuze ngo twereke data. Bari mu muhanda wo kutamenya, babanaga na Yesu ariko bakiri mu muhanda wo kutamenya. Yesu arababwira ngo ni njyewe, data ari muri njye nanjye nkaba muri we. Uwambonye aba yabonye data, uwamenye aba yamenye, uwamenye data aba yamenye, uwamenye aba amenye data. Amen. Bivuze ngo intumwa zabanaga nawe ariko batari bamumenya, bari mu muhanda wo kutamenya. Kankubwire mwene data, uyu munsi ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo turi mu matorero nangwa se turi mu madini anyuranye, warabatijwe ariko ubatizwa ukiri mu butamenya. Uyu munsi ijambo turi kuvuga ni ryo kukubwira ngo va mu muhanda wo kutamenya ujye mu nzira, noneho nugera kuri bariyeri wemere gusiga ibyawe. Tuzi neza muri ubu buzima dutuyemo ko iyo umuntu ageze kuri bariyeri nangwa se avuye ahantu agiye ahandi hubashwe, ahantu hafite umutekano nyamara hadafitiye icyizere wowe. Amen. Ahantu hafite umutekano urusha iyindi yose nyamara hatagufitiye icyizere, iyo ugiye kuhagera haramanza mbere yuko winjira kuri bariyeri. Nta cyizere ijuru rigufitiye igihe cyose utari washyira hasi. Amen. Muri iyi si Imana nta cyizere ifitiye umuntu igihe cyose utari washyira hasi. Nta cyizere Imana igufitiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu ari ku musaraba aravuga ngo yemwe mwakagira Imana mwe, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange mbaruhure. Abari mu muhanda wo kutamenya nimuze mbaruhure. Yesu yavugaga ariya magambo si uko abantu batari bazi amategeko ya Mose. Abantu bari abanyedini, yarababwiye ngo nimuze mbaruhure. Nyamara abari bamubambye, abari bamutanze bari abanyedini. We kwitwaza idini usengeramo ngo uvuge ngo Yesu waramwakiriye, manza urebe ko wasize. We kwitwaza ibyo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abafarisayo n'abasadukayo ndetse n'abanditsi ntabwo bigeze bamenya Yesu, bari mu muhanda wo kutamenya. Bagera igihe baramufata ngo nibo bamutangiye ibirego, nibo bamubambishije, nibo bamwirukankanaga ari nijoro, nibo bamuhutagije kugira ngo bamubambe. Bari mu muhanda wo kutamenya, bari mu muhanda wo kutamenya. Nk'uko nawe uyu munsi ushobora kuba uri mu dini. Abakuru b'abafarisayo bari barize iby'amategeko nyamara bari mu muhanda wo kutamenya. Mwene data sindi kuguca intege, twese dufite amadini tubarizwamo, twese dufite amatorero tubarizwamo, ariko Kristo ari kukubwira ngo sohoka mu itorero. Numara gusohoka mu itorero reka kwishingikiriza itorero, ahubwo shyira hasi mbere y'uko ukurikira Kristo, mbere y'uko winjira mu rembo rye, mbere y'uko winjira mu rembo rye aramanza gusake.
ijambo ry'Imana yatubwira ngo hari umusore w'umukire waje aravuga ngo burya rero Kristo nanjye ndaje ngukurikire. Yesu amurebye amubonamo gukunda ubutunzi bwe. Kristo ari kukwitegereza akakubonamo gukunda ubutunzi, akakubonamo gukunda ubutunzi bw'icyaha, akagusangamo kudashyira hasi ngo agusake. Kristo arashaka kugusaka, Kristo arashaka kugira ngo agukureho bya byaha. Hari ibyaha by'inyongobezabugingo bigenda bikumara. Reka nkubwira ngo nta cyaha ndi kugushinja, ariko umutima wawe ubwawo uragushinja icyaha. Imana yagushyizemo umutima uzajya ugushinja icyo cyaha kikubujije amahoro, icyo cyaha kikubwira ngo nyamara nubwo bimeze gutya ntabwo nzajya mu ijuru, nubwo bimeze gutya Kristo aramutse aje. Amen. Ndabyibuka turi kwiga Bibiliya, umwigisha wacu mwarimu yaratwibajije aravuga ngo mbese ngo ubu Kristo aje ngo ninde witeguye kujya mu ijuru. Icyo kibazo cyabaye ihurizo kugisubiza mbona birananiranye cyane. Impamvu kiriya gisubizo harabuze abagisubiza nuko buri muntu umutima w'umwemeza icyaha. Icyo kintu rero iyi se reka tuganire ijambo nkubaze ngo ese Kristo Yesu uyu munsi aje, ese umutima wawe n'ubugingo bwawe bikwemerera ko Kristo aje nawe wazamuka? Ese Kristo aje izamurwa rikaboneka, abapfuye bakazuka, abazima bagahindurirwa imibiri kugira ngo babone uko bazamuka? Ese nawe waba uri mu bazamuka? Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ntituzi umunsi n'igihe. Umuririmbyi akaririmba ngo hari igihe isi tuzayirirwamo ntituyiraremo. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo icyo gihe abantu babiri ngo umwe azaba basya ku rusyo rumwe, umwe azamuke undi asigare, ngo bizaba nko guhumbya ngo mu kanya nk'uko umuntu ahumbya ijisho. Ese umutima wawe uraguhamiriza neza ko ijisho nk'uko rihumbya Kristo aramutse aje iyi saha tukivugira ijambo ry'Imana, ucyumvira ijambo ry'Imana, ese wazamuka? Mwene data reka nkubwire, ntabwo ari ukugushinja icyaha utazi. Icyo cyaha wubakiye, ubwo bukire wibakiye, ubwo bukire wananiwe kureka, ubwo ngubwo nibwo Kristo ari kukubwira ngo genda ubusige, bujugunye hasi, isake usigare wambaye ubusa. Kristo yinjire muri wowe, nawe winjire muri we, nurangiza ubone usaba icyo ushaka. Amatorero yuzuye abapagani, amadini yuzuyemo abapagani. Iyi saha turi kuvuga ku bantu bose, buri muntu turi kuvugana n'imitima yitwa kwikijijwe, turi kuvugana n'imitima yitwa kwikijijwe, ndetse tukavugana n'abataramenya Kristo. Abatari bamumenye nibamwemere, bareke basige byose binjire. Niba ahashinzwe umutekano ujya kuhagera hari icyo ukeneye ukamanza gusiga bakagusaka, ibidakwiye ntubyinjiraneyo. Niko Kristo nawe ahagaze ku irembo ari kuvuga ngo siga byose ubone umukurikire, nawe ube nka Petero, nawe ube nka ziriya ntumwe zavuze ngo mwene data dukora iki? Kristo arababwira ngo nimwihane, umuntu wese areke ibyaha bye, ngo namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Haleluya. Reka twihane uyu munsi mwene data. Umuhanda wo kutamenya, hirya y'umuhanda wo kutamenya, hirya y'itorero, hirya y'amadini hari umuhanda uri kukubwira, hari bariyeri iri kukubwira ngo Kristo arahagaze, ari kukubwira ngo siga ubwo butunzi bwawe, ibyo byose umutima wawe gushinja bireke, nurangiza winjire muri we, Kristo nawe yinjire muri wowe, nurangiza usaba ibyo ushaka, Kristo akwemerera kuzabiguhereza. Ari uko wamaze kwinjira muri we, nawe yamaze kwinjira muri wowe. Igihe cyose utari wamenya Kristo, igihe cyose utari wamwemerera ko yinjira muri wowe, igihe cyose utari wemera kujya muri we, haleluya, ntabwo uzasaba icyo ushaka ngo ugihabwe.
ngo niyo mpamvu dusaba ntiduhabwe nuko dusaba nabi. Mbere rero yuko uzajya uzana ibyifuzo ibyo wifuza gusaba, cyane cyane tuzi ko turashaka ubutunzi bw'isi, ariko Kristo nawe ari kukubwira ngo ubwo butunzi bw'ibyaha bushyire hasi kugira ngo ubashe kugira ngo abashe gukorana nawe. Reka dusenge Imana ku bantu bose babashiye kumvira ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana yacu, turagushimye, turakunezerewe. Haleluya. Igitondo tekele vailon peve misijene, turasengera abantu bose babashiye kumvira ijambo ryawe. Ijambo ryawe intego y'agakiza ni ukugira ngo tuzabashe kujya mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Ngo mwami tuzabashe kwicara kuri za ntebe, haleluya, ducira bisi imanza. Ariko ibyo byose ngo birabusaba kugira ngo tumanze dusige abemeye, kugira ngo basige, kugira ngo bazabashe kubona byinshi, bazakubirwa byinshi. Haleluya, haleluya. Lepevei omaeveki, haleluya. Urakoze mwami. Ijambo ry'Imana ndetse lepaye riravuze ngo uwemeye wese kumvira ijambo ry'Imana akagira icyo asiga nimwakire. Amina. Lepivei Uwiteka hari intambwe ateje. Amina. Levom hari ikimana ikikuyeho. Amen. Lefe evei. Amen. Hari kanseri ikuwe ku muntu umwe. Imana nishimwe. Levi kipevamsi emevele ta eleve mesije. Amen. Uwemeye kwakirira ijambo ry'Imana nirimukize. Abafite uburwayi bw'abagoye baracyumvira ijambo ry'Imana nirubakize. Lopivele veneve. Abemeye gusiga bakize Kristo. Urakoze. Ndagushimye ku itangazo ryo gukiza indwara utanze. Lempeve misije neve yompaye. Ndagushimye ko hari umuntu ukijije indwara y'amaso. Amen. Urakoze mwami. Haleluya. Limpaye vosi jenevayi. Mana ndasenze kubw'ijambo ryawe. Reka uduhe gusiga, reka uduhe kureka, reka uduhe gusingira, reka uduhe kwinjira mu bwami bwawe. Reka mwami uduhe kuduhaza amahoro. Tuzi ko umuntu iyo yinjiye muri wowe ahabwa ibyiza n'ibyishimo byo muri Kristo Yesu. Turagushimye kubw'iri ijambo ry'uyu munsi. Dusengera abaryumvishe ngo ubashe kubagirira neza, kandi abo watuyeho gukira, abo buvuganye nabo, abo bose bakira agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.